Ese koko iyi kawa benshi dukunze gufata buri gitondo ni umukunzi w'ubuzima cyangwa n'umwanzi twihamagariye mu mubiri wacu? Ese iyo bavuga ngo ntitukanywe ikawa nyinshi cyane aba ari ingana gute? Ni iyihe doze y'ikawa ishobora kudufasha? Nanone se ni iyihe ishobora kudutera ibibazo batubwira buri munsi? Uyu munsi tugiye kwifashisha ibisobanuro bya Dr Leana Wen, umuganga wo mu buvuzi bw'ingoboka akaba n'umwarimu muri kaminuza ya George Washington, mu kiganiro yagiranye na CNN tariki ya 13 z'ukwa kabiri 2025. Ikiganiro cyari gifite umutwe ugira uti How much coffee is too much according to a doctor? Ugenekereje mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo ni iyihe ngano y'ikawa iba nyinshi cyane nk'uko muganga bisobanura. Mu kiganiro twabateguriye dushingiye kuri iyi nzobere mu by'ubuzima, turasobanura uko ikawa ishobora kugukingira cyangwa ikanaguhungabanya. Murabasha gusobanukirwa koko niba ikawa ari nziza ku buzima, munamenye impamvu bivugwa ko ikawa nyinshi yangiza ubuzima, muramenya n'ikigero cyiza cyo gufatamo agakawa, munabona inama zatuma ikawa igira akamaro aho kwangiza. Ntimucikwe n'iki kiganiro kuko kirimo amakuru menshi y'ubushakashatsi dukunze kwitiranya, aho usanga hari imyumvire itandukanye ku kunywa ikawa, akenshi biturutse kuri ya makuru abenshi bita ay'abamotari aba atizewe. Uramutse rero wumvise iki kiganiro kiri buze gusubiza ibyo wibazaga, wakora like bikadufasha no kugera ku bandi benshi. Niba kandi utarakora subscribe, wakora subscribe ukinjira mu muryango w'utuntu tw'ubwenge, ubundi tugakomezanya. Muraho neza abantu b'utuntu tw'ubwenge, turabashimira kuba muhisemo utuntu tw'ubwenge shani bagezaho ubumenyi bwizewe, bworoshye kandi bubafasha kumenya byinshi byafasha ubuzima bwanyu. Mu kiganiro cy'uyu munsi twise uko ikawa ishobora kugukingira cyangwa ikaguhungabanya, tugiye kwifashisha ubushakashatsi tumenye koko niba ikawa ari umwanzi w'ubuzima nk'uko bikekwa na bamwe, cyangwa niba ishobora kuba inshuti y'ubuzima nk'uko abakunzi bayo bo babivuga. Reka noneho twinjire mu gice cya mbere. Nk'uko Dr Leana Wen abivuga, ibimenyetso by'ubushakashatsi birahari bihagije byerekana ko kunywa ikawa mu rugero rukwiye bifitanye isano no kugabanya ibyago byo kurwara indwara zidakira. Ubushakashatsi bumaze imyaka n'imyaka bwerekana ibintu bitatu by'ingenzi ikawa ifasha. Icya mbere, ikawa ifasha kugabanya ibyago by'indwara z'umutima. Ibi bivugwa kuko mu miterere y'ikawa harimo za antioxidant n'ibindi binyabutabire bikumira kwangirika k'uturemangingo turinda umutima wacu. Icya kabiri ikawa yafasha ni uko igabanya ibyago byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, kuko mu ikawa habamo ibinyabutabire bifasha umubiri gukoresha neza insuline, umusemburo wa insuline, bityo isukari mu maraso ntizamuke cyane. Icya gatatu ni uko ikawa irinda zimwe mu ndwara zibyara kanseri n'izibasira ubwonko nko kwibagirwa n'izindi indwara bakunze kwita demence cyangwa dementia. Ibi bishingirwa ku bushobozi bwa antioxidant z'ikawa mu kurinda ubwonko n'uturemangingo tw'umubiri gucika intege. Ikawa rero si ikinyobwa gitinyitse cyangwa kibuza ibitotsi gusa, ahubwo iyo uyinyweye mu rugero rukwiye ni umufasha w'ubuzima bwacu. Gusa tujye tuzirikana ko ibintu byose byiza iyo byarenze urugero bihinduka ingorabahizi. Niyo mpamvu muri iki gice cya kabiri tugiye kurebera hamwe uburyo kunywa ikawa nyinshi byakwangiza umubiri wacu. Nubwo ikawa ifitiye umubiri akamaro, Dr Leana Wen atwibutsa ko caffeine nyinshi ishobora kugira ingaruka mbi cyane. Nanone nk'uko Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, ikigo cyo mu Bufaransa cyita ku buzima kibitangaza,
30% by'abantu bakuru na 11% by'abana mu Bufaransa banywa caffeine irenze igipimo cyemewe, aho usanga bameze nk'abakoronijwe n'ikawa, bimwe twita kuba addicted. Dore ingaruka enye zishobora guterwa no kunywa ikawa irenze urugero. Iya mbere ni ukudiha k'umutima, ibyo bita palpitation no guhubagurika. Ingaruka ya kabiri ni uguhangayika no kugira igihunga, ibyo twita kuba agite cyangwa kugira agitation. Ingaruka ya gatatu ni ukubura ibitotsi cyangwa gusinzira nabi. Ingaruka ya kane ni ingaruka mbi kunywa ikawa bigira ku buzima bw'umutima n'ubw'amagufa mu gihe kirekire. Dr Leana Wen akomeza avuga ko uretse rero izi ngaruka enye zo kutanywa ikawa mu rugero, hari n'abantu bagomba kwitondera kunywa ikawa kurusha abandi. Aho avugamo abagore batwite, abana n'abantu bari ku miti y'umutima. Akavuga kandi n'abari ku miti y'ihungabana cyangwa imiti ya depression. Aba bose caffeine bagiraho ingaruka twavuze haruguru, zikaza zinakabije kurusha abandi bose. Twakwibaza tuti none se nyuma yo kumenya ibibi n'ibyiza byo kunywa ikawa twakora iki? Nk'uko Dr Leana Wen akomeza abivuga mu kiganiro na CNN, avuga ko kutarenza miligrama 400 za caffeine ku munsi byaba urugero rutekanye ku bantu bakuru benshi. Akomeza asobanura ko miligrama 400 z'ikawa ugereranyije zaba zingana n'udukombe 4 tw'ikawa iyunguruye, ariyo bita café filtre, bikaba bishobora kungana n'udukombe 3 tw'ikawa ya espresso, bikaba nanone bishobora kungana n'ibikombe 2 binini by'ikawa ya Amerika bita café arrangé cyangwa americano. Ikaba ari ikawa isanzwe yongerwamo amazi menshi kugira ngo ibe nyinshi kandi bidakaze cyane. Niyo mpamvu umuganga avuga ko urengeje ibi ushobora guhura n'ingaruka mbi nko kudiha k'umutima, guhubagurika, kubura ibitotsi n'ibindi byagiye bivugwa. Ariko se nyuma y'ibi tumaze kumenya, haba hari uburyo bwatuma turushaho kunezerwa na kakawa ariko tutabangamiwe na gato? Igisubizo ni yego. Dore inama z'ingenzi mu gice cya 4 cy'iki kiganiro. Ariko mbere y'uko tugera kuri izo nama, niba wowe udukurikiye wagiye usubizwa ku byo wibazaga, bitwereka ukora like aho munsi, ubundi twikomereze n'inama zo kunywa kakawa kawe mu mutekano usesuye. Inama zakufasha kurushaho kunezerwa n'ikawa ukanakura inyungu mu kuyinywa utabangamiwe n'ingaruka mbi ishobora gutera. Iya mbere ni uko wahitamo ikawa iyunguruye cyangwa ikozwe n'intoki, kuko iba iryoshye kandi itarimo aside nyinshi. Inama ya kabiri, wakwirinda ikawa mu masaha ya nijoro, cyane cyane nyuma ya saa 12. Inama ya gatatu ni ukunywa amazi ahagije. Nyuma ya buri gikombe cy'ikawa wajya wibuka ukanywa n'ikirahuri cy'amazi. Inama ya kane ni uko wagabanya isukari n'imitobe, kuko bishobora kuganza ibyiza karemano ukura mu ikawa. Inama ya gatanu rero, wakumva umubiri wawe. Niba wumva igitima gitera cyane cyangwa utangiye kugira imyitwarire yo guhubagurika, ukiga kugabanya ikawa wajya kunywa. Izi nama nuzikurikiza zizatuma ikawa ikubera inshuti y'ubuzima aho kuba ikibazo. Twavuga ko rero ubushakashatsi bwerekanye ko ikawa atari umwanzi nk'uko benshi babyibwira, ko ahubwo iyo uyinyoye mu rugero ifasha umubiri, umutima, ubwonko n'ibindi byinshi mu mubiri. Ariko nanone iyo ari nyinshi uba wiyongerera mu mubiri wawe caffeine nyinshi, bigahinduka ikibazo gikomeye, aho usanga byateye guhangayika, kubura ibitotsi, guhubagurika ndetse no bikanangiza umutima n'amagufa mu gihe kirekire.
wibuke ko urugero rwiza rudutasi hagati ya 3 na 4 ku munsi, ntukaturenze. Burya muri byose mu buzima ibanga ni ukwiberamo hagati ukirinda gukabya. N'ikawa rero nayo nuko. Kunywa ikawa bikaba kubw'ibyishimo n'inyungu ifitiye umubiri aho gukoronizwa n'iyo kawa. Murakoze cyane kuba mwari mwadutije umwanya wanyu rero. Niba mwishimiye iki kiganiro mukaba mutarabikora, mwibuke gukanda like, mudusigire ibitekerezo, mukomeze kandi gukurikira iyi channel kugira ngo mutazacikwa n'utundi tuntu tw'ubwenge tuba tubategurira buri gihe. Mugire ibihe byiza kandi nimunywa kawa mwibuke kukanywa mu rugero.